mumenyereye hano rero n'ubundi aba basore musanzwe mubamenyereye neza cyane tukaba twongeye twagarutse rero mu kiganiro n'ubundi mutumenyereho kuri igicu abantu benshi bashajijwe n'urukundo ntabwo rugira imipaka haba abazungu rukubita hasi haba abandi rukubita hasi ni nayo mpamvu kuri Delphine Official twiyemeje kugira ngo kino kintu tukiganireho nyamuneka Delphine nibasanzwe bakuze se no muri iki kiganiro n'ibisanzwe basuhuza ubinjize no mu kiganiro. Okay, murakoze cyane ndabashimiye bakozi bacu n'abafana bacu ngiye Delphine amazina ni Delphine Uwingabire YouTube channel ni Delphine Official nkuko mubizi ni nk'ibisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye. Yes, nk'ibisanzwe ni Dodos kuri TikTok, Dodos Kigali Rwanda kuri TikTok, n'umwanya wanyu murabizi ko nagarutse ndakeye cyane ndaryoshye. Birakaze kabisa mu bantu bari kubabona muranishimye menya mwebwe nta muntu wigize bababaza mu rukundo nubwo mfite amakuru make yuko Delphine ngo yigeze no gushaka kwiyambura ubuzima reba ko gafata keza uramutse utari kukanywa aritwe turi kukinywera warapfuye bro buriya baravanga ubwenge buza ubujije bw'isi yego nje narabigerageje kenshi kubera ubuzima naciyemo njye mu buzima kuva naho mwe n'abasore babiri bamaze kumbabaza bikomeye nkababara cyane nukuvuga kuva wabaho ukundanye n'abasore babiri yego bose barakubabaje cyane wabivuyemo ko ibyo atari ibintu byawe ibintu byanjye ubundi umunyarwanda utagira iyaje umunyarwanda mpamvu mubwitse gutujemo gatoya ntabwo tutagira iyaje sibyo yarakinishijwe mu rukundo ariko umunsi n'isaha nta wazi sibyo ikibazo cy'amatsiko kuri Delphine weho nta muntu wagukunze wakati ntawe ndabona nta muntu wakatiye wowe umuntu wagukunze uravuga ati cyangwa wenda bakagukinisha iyo myaka yose warageza ukamukatira ntawe ndabona nta n'uwo wabarwaje cyangwa se wagerageje kuba yagukunda ariko bikarangira utamukunze wowe ntawe pe ahubwo hari abantu tugira urukundo rwinshi Dodos ari ukuntu ushobora kunyereka ko unkunze cyangwa se umwitayeho ni hahandi ngiye kujyanisha mu njyana ivuga ngo urukundo ruraryoha mu kandi kanya rukanaryana mu rusenda birenze n'urusenda nakabanga kubera yuko ibisozi byadanje ahubwo barabiroga barabaroze cyangwa ngo akubura bibahora ubu nakora kukamunda uwo mutima barawutangata ahantu hariho hose ariko wenda tugana ku musozo ikintu twavuga buriya ubunyangamugayo nicyo kintu cya mbere niba umuntu yagukunze nawe ko ushoboye umukunde kugira ngo ibintu bibe byiza kuko nabo wirukira nabo bafite abandi babakunda nabo bafite abandi bakunda ushobora gusiga uyu nguyu uri kugukunda ukajya kwirukira abandi nabo ugasanga batagukunda ku ruhande rw'abakobwa abababara bakaba benshi no ku ruhande rw'abahungu ababazwa bakaba benshi rero ngiye ikintu nakanzu niba umuntu yagukunze nawe byishyiremo ubibone umukunde kuko nawe ukunda afite abandi yasariye kandi nta kundi kuntu twabigenzanye njye nigeze kera mu gusore bwa cyangwa n'ubu ndacyari umusore ariko nigeze kubwira umuntu mwandikira SMS ati ese urabizi ko uwo ukunda akunda abandi ngira ngo ndi gutebya ariko yewe ubwakeye ati nimba ari uko bimeze uhita usiba nimero yanjye ariko nabonye n'ubundi ngo postinga umukobwa umwe ugatakaza abantu 10 ibyo birakwiye abandi 10 ese uharetse ukaguma ugapostinga uwo nguwo umwe ugafatira naka abo bandi 10 binabiki waretse kujarajara uma mu rukundo kuranga umutima uri kunyica mu mutwe ejo ninzamukana urukundo rukaka ibyo biferi ujye kubona postinze ajye kubona postinze okay reka tuvuge iki ngiki dusoza n'ikiganiro ku bantu bakunda abantu benshi gerageza ukunda umuntu umwe mujyane aguhe byose nawe umuhe byose munizerane mujye no mu murenge nawe kunanira mukore divorce iciye mu mucyo bigaragara icyo gihe nukora divorce ya Delphine na Dodos cyangwa Dodo a Delphine
ugende ukore divorce kuko yakujyanye mu murenge murakorana murandikira nawe manika akaboko ati ngiye runaka gutya na gutya yego icyo gihe ni ibintu byemewe no kuba wagenda ugakora. Katubwire rero abakunzi ba Delphine Official gukora subscribe bakajya no muri comment nabo bakatubwira ukuntu babyumva nabo ushaka kuba yatanga ikiganiro rwose yaduhamagara akaza nawe agakora ikiganiro ndetse nawe agatanga ibitekerezo bye ukuntu twakomeza kubaka sosiyete nyarwanda nziza kandi itekanye. Abatumirwa benshi batubaza mu gikari inbox WhatsApp nkanje kuko nkoresha TikTok Kigali Rwanda cyangwa Dodos Kigali kuri TikTok. Hari abantu bambaza ati se gute twabona uburyo twasa. Yego hari miss twabagenewe kuzaza muza tugakorana ibiganiro cyane cyane weekend nibwo tubona time tukaba ukatuvugisha nimero ziba ziriho ukazaza. Yari Dodos Kigali Rwanda kuri TikTok. Bounce.